Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Abantu bose muri iyi si bemera Bibiliya n'abatayemera bakwiriye kuyisoma, gusa nyuma y'uko bitaborohera kubera igihe turimo ndetse n'uko Satani agenda dutega ubuzima bugoye butwibagiza gusoma Bibiliya. Nk'ikibabi TV twabahitiyemo aka kanya ko kujya dusoma igice cyo muri Bibiliya guhera ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Uyu munsi turaza kuvuga ku gitabo cy'itangiriro igice cya 11 kigizwe n'imirongo 32. Ahangaha Imana yanyuranyaga indimi z'abantu. Umurongo wa mbere, isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Kabiri, bagenda berekeye iburasirazuba babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari barahatura. Gatatu, baribwirana bati mureke tubumba amatafari tuyotse cyane, kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Kane, baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu w'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru kugira ngo twibonere izina rimenyekana twe gutatanira gukwira kw'isi. Gatanu, Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Gatandatu, Uwiteka aravuga ati duraba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Karindwi, reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana. Umunane, Uwiteka batataniriza gukwira mu isi yose barurera kubaka wa mudugudu. 9, nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Urubyaro rwa Shemu. 10, uru ni rwo rubyaro rwa Shemu. Shemu yamaze imyaka 100 avutse, abyara Arupakisadi mu mwaka wa 2 wa mwuzure ushize. 11, amaze kubyara Arupakisadi, Shemu arongera amara imyaka 500 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Arupakisadi yamaze imyaka 35 avutse, abyara Shela. Amaze kubyara Shela, Arupakisadi arongera amara imyaka 403 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Shela yamaze imyaka 30 avutse, abyara Eberi. 15, amaze kubyara Eberi, Shela arongera amara imyaka 403 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Eberi yamaze imyaka 34 avutse, abyara Pelegi. Amaze kubyara Pelegi, Eberi arongera amara imyaka 430 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Pelegi yamaze imyaka 30 avutse, abyara Lewu. Amaze kubyara Lewu, Pelegi arongera amara imyaka 209 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Lewu yamaze imyaka 32 avutse, abyara Serugi. Amaze kubyara Serugi, Lewu arongera amara imyaka 207 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Serugi yamaze imyaka 30 avutse, abyara Nahori. Amaze kubyara Nahori, Serugi arongera amara imyaka 200 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Nahori yamaze imyaka 29 avutse, abyara Tera. Amaze kubyara Tera, Nahori arongera amara imyaka 119 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Kuvuka kwa Aburamu. Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara Aburamu na Nahori na Harani. Uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburamu na Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfira aho Tera se ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakarudaya. Aburamu na Nahori bararongora. Umugore we Aburamu yitwa Sarayi, umugore wa Nahori yitwa Miruka. Umukobwa wa Harani niwe se wa Miruka na Yiska. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajyana Aburamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we, na Sarayi umukazana umugore wa Aburamu umuhungu we, bava muri Uri y'Abakarudaya barajyana, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani, bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye ni imyaka 205. Tera apfira i Harani. Iki ni igice cya 11 cyari kirangiye. Soma dusome. Gusoma ni ingenzi kuri twe, tukamenya byinshi biba muri iki gitabo cya Bibiliya. Ese wishimira ko bakigusomera, cyangwa ahubwo nawe ukwiriye kugisoma? Dukurikire, dufatanye kucyumva. Ujye ujya gusoma aho uzi ibyo twasomye biri. Soma dusome Bibiliya. Turabakunda, mugire umunsi mwiza.